Murakoze. Nshimiye umwami ko yaduhaye ubuntu bwe muri iki gitondo tukabasha kubyuka tugihumeka, kandi byashobokaga yuko nyine tuba tutagihumeka. Rero umwami nashimwe. Zimwe mu mpamvu nyine Imana yashimye ko tubyuka tugihumeka umwuka w'abazima ni ukugira ngo nyine turusheho kumva ubutumwa bwiza, ababwumvise bwa mbere babwumve busobanukirwe ubwo ari bwo, ndetse natwe twabwumvishe turusheho gukurira muri bwo. Imana nishimwe. Umuntu umwe yaravuze ngo ikintu abanyeshuri cyane batinya ni ukwinjira mu ishuri bagahita bababwira ngo mufate impapuro mwandike amazina yanyu mukore ibibazo muhite musubmitinga. Ariko baravuga ati uno munsi njye ntabwo mbabwiye ngo mufate impapuro, ahubwo mumenye yuko ibi bintu mugiye kumva, yaba ari abantu batarakizwa cyangwa se n'abakijijwe, ko ibi ari ibintu dukwiye gukomeza kwizera nk'uko ibyanditswe byayo bigaragaza, ndetse utarizera wese amenye yuko ubu butumwa bwiza yumvishe ku munsi w'imperuka mu gihe atabwizeye buzamuciraho iteka katigeze abwizera. Imana nishimwe. Tugiye kwiga ubutumwa bwiza, turebe Bibiliya ni iki yita ubutumwa bwiza. Reka ntangire senga. Turagushimiye mwami, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye kubw'ineza y'ubushake bwawe mwami, ko ibintu byose biba nk'uko bishaka. Icyubahiro n'ikibi cyawe iteka ryose. Uwera mwami Imana ikomeye, we waremye ijuru n'isi, turagushimiye mwami kubw'urukundo rwawe rutangaje, kubw'ubuntu bwawe butangaje mwami, ko wapfiriye umuntu akiri umunyabyaha mwami, ukaducungura kubw'amaraso yawe, ugapfira ibyaha byacu mwami, kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu ku bantu bose bizeye. Bana natwe mwami Imana kugira ngo twese turusheho kwiga, yaba ari njyewe ndetse n'abumva nanjye uvuga mwami, turusheho kumva kuko uri uwera kandi ukiranuka. Mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen. Tugiye kureba ubutumwa bwiza ni iki. Kugira ngo tubashe gusobanukirwa nyine n'ubu butumwa bwiza bw'umwami, impamvu bunitwa ubutumwa bwiza. Hari definisiyo ntoya natanze, ariko turaza kugenda turushaho kuyireba nyine mu byanditswe, uko ibyanditswe bigenda bigaragaza. Ubundi ubutumwa bwiza ntabwo bubaho hatariho inkuru mbi. Rero inkuru mbi, cyangwa se kugira ngo ubutumwa bwiza nyine bwumvikane ko ari bwiza, cyangwa ikintu cyiza cyumvikane ko ari cyiza, ni uko hari ikindi kiba ari kibi. Rero ubutumwa bwiza ntibubaho hatariho indi nkuru mbi, cyangwa se ubundi ubutumwa bubi. Rero inkuru mbi cyangwa ubutumwa bubi ni uko umuntu ari umunyabyaha uhereye kuri Adamu kugera ku ruhinja rwa nyuma ruzavuka ngo imperuka ibe. Abantu bose ni abanyabyaha, guhera kuri Adamu kugera ku ruhinja rwa nyuma ruzavuka kugira ngo imperuka ibe. Byumvikane ko n'impinja, bimwe bavuga ngo impinja ni utumarayika dutoya, ntabwo ari byo, baratubeshya. Ibyo turaza kugenda tubireba. Kugera kuri Adamu, guhera kuri Adamu kugera ku ruhinja rwa nyuma ruzavuka, abantu bose ni abanyabyaha. Ikindi, twese twahindutse abanduye mu maso y'Imana, kuko nta n'umwe mu bantu wera nk'uko Imana yera. Kuba rero tutera nk'uko Imana yera ni inkuru mbi, kuko dukwiriye kurimbuka. Kandi Imana irakiranuka ku buryo ikora ibyo yavuze, kuko yavuze yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kandi urupfu rw'iteka ryose. Rero nimba Imana ikiranuka, nuko cyangwa se imanza zitabera, nuko izafata umunyabyaha ikamurimbura cyangwa ikamuhanisha icyo gihano cy'ibyaha. Rero iyo ni inkuru mbi ku bantu ko bose ari abanyabyaha, uhereye nyine kubo tubona mu matorero, mu madini yacu dusengeramo, abo bose ni abanyabyaha. N'abo twita abo wenda dushobora gufata nk'abantu tukavuga ngo uriya reka tumwite nyir'ubutungane, uwo nawe ntabwo ari nyir'ubutungane, kuko bivuga yuko nyir'ubutungane ari umwe gusa, ari Imana. Rero birigaragaza yuko abantu bose ari abanyabyaha. Rero iyo ni inkuru mbi ku bantu, kuko bose bategereje kurimbuka, bose bategereje umujinya w'Imana, kubera abantu bose ari abanyabyaha.
Rero inkuru nziza ni iyi ngiyi. Inkuru nziza ni uko Imana yatanze umwana wayo, cyangwa se ubutumwa bwiza icyo ari cyo, ni uko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege, ikamusukaho umujinya wayo, maze ikaduha gukiranuka kwayo binyuze mu kwizera icyo Kristo yakoze ku musaraba, ari cyo gupfa no kuzuka kubera ibyaha byacu, kugira ngo tubabarirwe. Kandi umuntu wese utizera uyu murimo Kristo yakoze ku musaraba wo gucungura umuntu azarimbuka iteka ryose. Rero iyi niyo nkuru nziza, nuko nyine Imana yatanze Kristo, kandi umuntu wese utizera icyo Kristo yakoze, umurimo wuzuye Kristo wakoze wo gupfa ndetse no kuzuka kubera ibyaha byacu, uwo muntu azarimbuka. Umuntu wese utizera ubwo butumwa bwiza, iyo nkuru nziza y'agakiza k'umuntu. Tugiye gukomeza noneho tureba, kwari ukureba definition, turakomeza tugenda tureba impamvu koko nyine inkuru mbi ari inkuru mbi, cyangwa se koko se umuntu koko ni umunyabyaha. Se koko umuntu akeneye umucunguzi, cyangwa se akeneye umuntu wamucungura ngo abone ubugingo buhoraho cyangwa azabone ijuru, cyangwa se umuntu hari uko yabigenza ku giti cye ku buryo ashobora kubona ijuru. Ariko reka turebe nyine impamvu nyamukuru umuntu akeneye umucunguzi. Impamvu umuntu akeneye umucunguzi, icya mbere ni uko umuntu ari umunyabyaha guhera akivuka. Guhera akivuka umuntu ni umunyabyaha. Reka tubirebe muri Zaburi ya 51 umurongo wa 7, haravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha niho mama yambyariye. Reka nsubiremo, naremanywe gukiranirwa, mu byaha niho mama yambyariye. Bivuze yuko umuntu akivuka aba afite icyo cyaha muri we, abavukanye icyaha muri we. Kuba ari uruhinja ntago bivanaho kuba afite icyo cyaha muri we, kandi impamvu afite icyo cyaha muri we ni uko ari umuntu, ndetse Bibiliya niko itubwira, kandi twizera yuko Bibiliya ari ukuri. Rero umuntu ni umunyabyaha akivuka. Hari abantu benshi bibeshya nyine bakibeshya yuko uruhinja ari urumarayika cyangwa ari uruziranenge, ariko Bibiliya itubwira yuko uruhinja atari marayika cyangwa se atari uruziranenge, ahubwo itubwira yuko uruhinja ruvuka n'ibyaha. Rero impamvu uruhinja ruvuka n'ibyaha turaza kugenda tuyibona, kubera Adamu yakoze ibyaha, twese turi abanyabyaha. Ikindi kugira ngo tubone ko uruhinja ari urunyabyaha, ni uko uruhinja narwo rurapfa. Mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12 nko kugeza kuri 13 tubona yuko Bibiliya ivuga yuko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Rero iyo niyo mpamvu uruhinja narwo ari urunyabyaha, kandi mujya mubona nk'iyo uteruye uruhinja rukahita rukwanga, rukarira, rukaba rwanakunosha, ntago mama warwo yaba yararwigishije ruriya rwango, oya, ahubwo ni ukubera muri rwo rwifitemo kamere, rufitemo icyaha. Rero uruhinja ni urunyabyaha. Rero guhera mu kuvuka k'umuntu, umuntu ni umunyabyaha. Rero ikindi tugomba kumenya, umuntu ntabwo ari umunyabyaha kuko yakoze icyaha, ahubwo ni umunyabyaha kuko ari umuntu. Ibintu Pawulo yabivuze neza. Reka dusome Abaroma igice cya 7 umurongo wa 16 kujya kuri 17. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 16 kugera kuri 17 haravuga ngo ariko ubwo nkora ibyo ntashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sijya uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Murumva icyo kintu? Reka nsubiremo umurongo wa 17. Aravuze ngo nuko rero noneho sinjye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Muri ya ntagatifu aravuga ngo ni icyaha kinyaritsemo. Rero Pawulo yerekanye aho icyaha kiri. Ntabwo icyaha kiri inyuma, ahubwo icyaha kitubamo. Ni ukuvuga umuntu ashobora kuba aryamye ari nko muri koma, tuvuge wenda agiye nko muri koma y'umwaka, nibibaho simbizi,
ariko reka tuvuga nk'amezi 5, umuntu agiye muri koma y'amezi 5, nubwo atari kuvuga, nubwo yaba atari gutekereza, ariko ku Mana uriya muntu ni umunyabyaha. Ku Mana uriya muntu ni umunyabyaha. Ikindi, impamvu uriya muntu ari umunyabyaha ni ukubera icyaha kimubamo, ntabwo ari uko kiba inyuma, ni ukubera ahubwo icyaha kimubamo. Rero Pawulo yageze mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 aravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Impamvu dukora ibyo tudashaka ko dukora, wenda nkumva nkoze ikintu cyangwa se ngakora icyaha kuko n'ubundi ndi umunyabyaha kuko biragiye bitwereka, ni ukubera kamere. Pawulo anavuga ngo icyaha kimbamo, ajya mu Bagalatiya akerekana ko ari kamere iba mu muntu. Rero iyi kamere y'icyaha iri mu bantu bose ndetse no mu mpinja, ko twabonye yuko twese tuvuka twanduye ndetse turi abanyabyaha. Rero twese turi abanyabyaha kuko turi abantu gusa, ntabwo turi abanyabyaha kuko wenda mbonye umuntu navuga ati umuntu yasambanye, navuga ati ariko uri umunyabyaha, njye nibagize ko ndi umunyabyaha. Uriya muntu ni umunyabyaha, nawe ndi umunyabyaha kimwe imbere y'Imana, kuko twese turi abantu kandi dufite kamere y'icyaha. Muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 21 haravuga ngo kuko Yesu ari kubwira Abafarisayo n'abanditsi, nyine bafataga bazi ko nyine bashobora gufata nyine ngo bakiyuhagira, ngo bahuraga n'abandi bantu mu maguriro b'abanyamahanga, ngo barataga bakiyuhagira nyine kugira ngo bataza kuba bandujwe. Ariko rero Yesu nyine ari kubasobanurira yuko nyine umuntu ari mubi kuvamo imbere. Umuntu ni mubi uhereye mo imbere mu mutima w'umuntu. Arabwira ngo Mariko 7 umurongo wa 21 aravuga ngo kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu, nibyo bimuhumanya. Rero ikigira umuntu umunyabyaha ntabwo ari ikintu cyaje gituruka inyuma. Uvuga ngo uruhinja rwaraje, ngo nyine uko Matiyasi yabitubwiye ko abafilozofe bavuga yuko nyine uruhinja ruvuka ari rwiza hanyuma sosiyete ikarwanduza. Oya, Yesu aravuze ngo ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Umuntu ahumanywa n'ibivamo imbere n'ibiri muri we, ntabwo ahumanywa n'ibiva hanze. Umuntu rero ni umunyabyaha, kandi ibintu Yesu avuze biri mu mutima w'umuntu koko niko bimeze. Umutima w'umuntu ni mubi, ndetse ni mubi cyane, ariko ngo uruta ibindi byose gushukana, ku buryo ushobora kugushuka yuko uri mwiza kandi uri mubi. Rero Bibiliya itubwira yuko umutima w'umuntu ari mubi, ndetse umuntu ari umunyabyaha guheramo imbere mu mutima, kandi kubera ari umuntu ku bwa kavukire ye ndetse no kuba ari umuntu. Ikindi kintu ni uko kuba umuntu ntashyikira ubwiza bw'Imana kubera yakoze ibyaha. Reka turebe Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bivuze yuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Umuntu asomye uyu murongo ahita yumva ari kuvuga yuko ubundi umuntu yakagombye gushyikira ubwiza bw'Imana, ariko ntashyikiriye ubwiza bw'Imana kubera yuko umuntu ari umunyabyaha. Mu yandi magambo, uhinduye uyu murongo ugasa n'uhera inyuma, ushobora kuvuga ngo uhinduye wavuga ngo kuko bose batakoze ibyaha bashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko ntabwo ari uko bimeze. Iyo abantu batarakoze ibyaha bakagombye kuba bashyikira ubwiza bw'Imana, ariko si uko byagenze. Ahubwo Bibiliya ivuga yuko ngo bose bakoze ibyaha, niyo mpamvu badashyikira ubwiza bw'Imana.
kandi Bibiliya ivuga ko ari bose, bivuze yuko nta muntu n'umwe uri mwiza nk'uko Imana ari nziza, nta muntu wera nk'uko Imana yera, kuko umuntu ni umunyabyaha. Rero iki kintu kirakomeye. Hagize umuntu utekereza yuko nta cyaha afite, aba yiyise Imana, aba yiyise ko ari mwiza nk'Imana, avuze ko ibyanditswe byera atari ukuri. Hari abantu rero bazi ko badakora ibyaha, hari abantu bazi ko nyine atari abanyabyaha. Hari umuntu ari nzi kera wajyaga ambwira yuko ngo adakora icyaha, ariko aribeshya, ndetse ikimuvugisha ibyo gusa ni ubujiji buturuka ku mutima mubi, umutima ushukana. Rero umuntu yarayobye ku buryo adashaka Imana. Uburyo umuntu ari umunyabyaha byatumye ayoba, ntiyashaka Imana. Reka tube mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 10 kugera kuri 12, haravuga ngo kuko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Abantu bose barayobye, abantu bose ntawe ukiranuka n'umwe, ndetse ngo nta n'uwumenya, nta n'uwushaka Imana, ngo bose barayobye, bose bahindutse ibigwari. Ibyanditswe byabitubwira iki? Bitubwira yuko nta muntu ukiranuka n'umwe. Bivuze iki? Nta muntu n'umwe w'intungane imbere y'Imana, bose ni abanyabyaha. Twari tumaze kureba yuko icyanditswe kivuga yuko nta muntu n'umwe ukiranuka. Bivuze ko uhuye n'umuntu akakubwira ko nyine mu migirire ye atari umunyabyaha, uwo muntu yaba akubeshye. Ikindi, kubera icyaha cy'umuntu, ngo umuntu ntamenya Imana, ntawumenya, ndetse nta n'ushaka Imana. Ibyo bivuze iki? Umuntu w'umunyabyaha ntago azi Imana, ntago ayimenya, ndetse nta n'ubwo ayishaka. Ibyo bivuze yuko igihe kinini cyane Pawulo yandikiye Abagalatiya arabwira ngo nyine mukiri imbata nyine z'ibitari Imana, ntago mwari muzi Imana nyakuri. Bivuze yuko nyine ngo tutaramenya Imana nyakuri, twari turi imbata z'ibitari Imana. Abantu rero bigaragara yuko akenshi hari ukuntu biremera Imana mu mitwe yabo, hari ukuntu biremera Imana mu mitwe yabo bitewe n'ubujiji bwabo ndetse n'icyaha cyabo. Bivuze yuko icyaha gishobora kukubwira yuko uzi Imana ariko utazi Imana, kubera yuko utayimenya, ahubwo hari ikindi kintu wumva hari Imana. Ndetse rimwe na rimwe umuntu kubera atazi Imana anashyiraho uburyo azajya mu ijuru, kandi ijuru atari n'irye. Ibyo bintu biratangaje. Icyaha cyaratwishe ku buryo nyine tutamenya Imana, ndetse tutanashaka Imana. Hahita bavuga ngo ku 12 ngo bose barayobye, bose bahindutse ibigwari. Ntabwo dushaka Imana, noneho ngo twaranayobye. Bivuze yuko Imana niba inyura iburyo, twebwe tuca tunyura ibumoso, kuko ntabwo tuyishaka, twaranayobye. Rero ntabwo dushaka Imana kubera ibyaha byacu. Rero ibi byaha byacu byaratwishe mu buryo bw'umwuka. Umuntu ni umupfu mu buryo bw'umwuka kubera icyaha cyiwe. Abefeso, reka dusome mu Abefeso igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku 2, haravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwo gukorera mu batumvira. Namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Rero kubera ibicumuro n'ibyaha byacu, umuntu ni umupfu. Umuntu ni umupfu mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga hari abapfu bagenda, ariko mu buryo bw'umwuka. Umuntu akaba apfuye ariko agenda, ndetse akaba yaba no mu idini runaka azi ko asenga Imana, ariko Imana asenga atari Imana yo muri Bibiliya. Kuko Imana ikiza ndetse n'Imana yashyizeho ijuru ni Imana yo muri Bibiliya. Rero hari abantu babifata bakabishyira ku zindi mana zabo bitekerereza, kubera ari abanyabyaha bayobye badashaka Imana. Rero tumaze kubona yuko umuntu wese ari umunyabyaha,
ndetse umuntu wese ari umupfu mu gihe umwami ataramuzura, mu gihe atarizera ibyo turaza kubona, umuntu ni umunyabyaha guhera mu kuvuka kugeza mu busaza bwe. Umuntu ni umunyabyaha kuko yavutse ariko ameze, ndetse n'imigirire ye irabihamya, ndetse n'icyaha cya Adamu kigera ku bantu bose nk'uko ibyanditswe byera bibivuga. Rero ibi byaha igihano cyabyo ni iki? Ese kuba dukora ibyaha, hari abantu njya numva bavuga ngo ku munsi w'imperuka ngo Imana ngo izatubwira ngo nimwiyinjirire, ngo ubundi mwari kubona nzabarimbura njyewe, ngo nimwinjire ngo ariko ntimuzongere. Rero ibyo bintu icya mbere bigaragaza kuba umuntu ashobora gufata sitati ye akayishyiraho icyo kintu, icya mbere ni uko ari umupfu mu buryo bw'umwuka, ntazi Imana, ni umunyabyaha, yarayobye, ntashaka Imana, nta niyazi. Iyo Mana ari kuvuga ngo izinjiza abantu mu ijuru muri ubwo buryo, ntabwo ari Imana yo muri Bibiliya. Icyo nicyo cya mbere, ni ukuvuga afite ikigirwamana cye atekereza ko kizamwinjiza mu ijuru muri ubwo buryo, kuko iyo ngiyo si Imana yo muri Bibiliya. Ikindi, ntabwo atekereza ndetse nta n'ubwo azi igihano cy'ibyaha icyo ari cyo. Rero igihano cy'ibyaha Bibiliya itubwira yuko ari urupfu, kandi urupfu rw'iteka ryose. Reka dusome muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 46. Reka dore kuri 45 bavuga ngo, azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aboroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Aravuze ngo abo bantu, abanyabyaha, bazajya mu ihaniro ry'iteka ryose. Aho ni muri Matayo 25 umurongo wa 46. Reka dusome n'undi murongo uri mu Byahishuwe igice cya 20, Ibyahishuwe 20 umurongo wa 15. Haranditse ngo, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Ni ukuvuga uyu murongo twe twasomye muri Matayo yuko ngabo bazajya mu ihaniro ry'iteka ryose, ni abangaba batanditse muri iki gitabo cy'ubugingo, bazajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Rero iyi nyanja yaka umuriro niyo bazamaramo iteka ryose, ari ryo haniro ry'iteka ryose. Ntabwo ari ukujyamo ngo bahite bavamo. Icyo nicyo gihano cy'iteka ryose, icyo nicyo gihano cy'ibyaha, ni uko umuntu azarimburwa by'iteka ryose, kandi mu nyanja yaka umuriro, agashya iteka ryose, agahanwa n'Imana. Bivuze yuko icyaha igihano cyacyo ni urupfu, kandi ni urupfu rw'iteka ryose. Bivuze yuko umuntu wese uri kumva ibi bintu azi ko atarizera ubutumwa bwiza, ndaza gukomeza mvuga, umenye yuko umutima wawe umwami Imana abiguhishurire yuko umujinya w'Imana uri kuri wowe, kandi igihano cy'ibyaha byawe, ibyo utekereza, ibyo uzi n'ibyo udatekereza, yuko ari igihano cy'iteka ryose, kandi mu muriro, mu nyanja yaka iteka ryose. Ikindi, hari abantu batekereza yuko ngo iyo umuntu apfuye ngo biba birangiye. Abatekereza yuko ngo iyo umuntu apfuye ngo nyine bihita birangira, bikarangira nyine, ngo ntimukadukange, ngo nago, ngo njye niko mbyizera, wenda ngo njye niko mbyumva, ni nako mbyizera, kandi Bibiliya ntabwo ivuga ibyo bintu, ntimukayibeshyere, Imana ntabwo yakora ibyo bintu. Reka dusome umurongo uri mu Byahishuwe hano twari turi, duhere noneho kuri 14, twumve niba koko uru rupfu rwa mbere ari rwo rwonyine nyine umuntu akwiriye, cyangwa se ari rwo ruzabaho. Reka dusome. Urupfu n'ikuzimu, Byahishuwe 20:14, avuga ngo urupfu n'ikuzimu
bizajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Reka nsubiremo. Urupfu n'ikuzimu bizajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Bivuze yuko hari urundi rupfu rwa kabiri, ndetse n'uru rupfu narwo ruzajugunywayo. Rero urwo rupfu rwa kabiri nirwo rupfu rw'iteka ryose umunyabyaha akwiriye, ko ngo umuntu akwiriye gupfa rimwe, hanyuma hakaza urubanza kugira ngo umuntu ahanirwe ibyo yakoze. Ntago Imana yari yahana icyaha by'iteka ryose, ahubwo yabikoreye i Sodomu n'i Gomora ndetse no mu gihe cya Nowa kugira ngo bibe akabarore. Rero Imana ntiragahana igihano cy'iteka ryose. Umwami Imana duhishurire iki gihano cy'ibyaha. Rero Bibiliya ivuga yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ntago ari ukuvuga ngo mbabarira. Abantu bamwe bajya bibeshya bagatekereza yuko nyine ngiyo bagiye kuryama, umuntu yaryamye nyine ari umuntu umubaza ese Imana ije nawe wajya mu ijuru, avuga ati oya, ubu ngubu oya, ariko ije nijoro, kandi nijoro nasinziriye najya mu ijuru. Kabaza se kubera iki wajya mu ijuru ije nijoro wasinziriye? Ati nuko mba naryamye nsenze, ngusabye Imana imbabazi z'ibyaha nakoze n'ibyo nibagiwe byose. Reka rero mbabwire, nta cyanditswe kimwe kivuga yuko umuntu azajya mu ijuru kubera ko yavuze ngo Mana ngo mbabarira ibyaha byanjye. Oya, kuko igihembo cy'ibyaha ntabwo ari ukuvuga ngo mbabarira. Igihembo cy'ibyaha ni urupfu, kandi urupfu rw'iteka ryose. Niba muri RIB baramutse bagufashe kubera wakoze amakosa, nk'uko igihugu nyine amategeko yacyo ari, warenze ku mategeko y'igihugu, ugomba gukatirwa igihano cy'imyaka 25. Hanyuma icyo gihano cy'imyaka 25, icyo gihano kikaguhama, cyangiza kuguhama, ukahita ubwira abacamanza ngo rwose icyo cyaha ndacyemera rwose, ariko mumbabarire nyine nigendere. Banaguseka cyane. Rero niba nyine, kuko ibyo bintu ntabwo bishoboka, uhanirwa icyo wakoze. Rero niba ubucamanza cyangwa se ubutabera bw'abantu bumeze gutyo ku buryo bashobora udashobora gusaba imbabazi imbere y'Imana kandi y'abacamanza, kandi abantu ari abanyabyaha, kutabera kwabo ntaho waguhuriza no kutabera kw'Imana. Imana ntabwo izigera ifata umunyabyaha ngo imureke agende, kuko igihano cy'ibyaha ni urupfu. Rero iyo uvuze ngo mbabarira, iryo jambo nta rupfu rurimo, ntabwo uba upfuye. Ndetse kandi ibyanditswe bitubwira yuko mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 22 haravuga ngo dukurikije amategeko hafi y'ibintu byose byezwa n'amaraso, kandi ntihajya habaho kwarirwa ibyaha hatabayeho kumeneka kw'amaraso. Rero kugira ngo ibyaha bibabarirwe ku Mana, kuko Imana ariyo itanga ijuru, kandi Imana ariyo mucamanza utabera, kandi ariyo mwami w'abami, ifite ubwo burenganzira. Imbere yayo iyo amaraso atamenetse ntabwo hajya habaho kubabarirwa ibyaha. Rero kuvuga ngo mbabarira, iryo jambo ntabwo riva amaraso, ntabwo ari igitambo Imana yavuze ngo mujye mutamba. Oya. Rero niyo mpamvu ibihembo by'ibyaha atari ukuvuga ngo mbabarira, ahubwo ari urupfu. Kandi ikindi tugomba kumenya ni uko mu isezerano rya kera, ngo ukurikije uko ibitambo byatambwaga hakurikije amategeko, ngo ntibyigeze na rimwe bivanaho abantu ubunyabyaha, ngo ahubwo byahoraga bibibutsa uko batambye buri gihe ibyaha byabo. Reka dusome mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 1 tugeze ku wa 4. Haravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo abibasha ntibaba barorereye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo.
n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Ntago amaraso y'ihene n'ay'amapfizi ashobora gukuraho ibyaha. Imana yatanze ikintu kimwe gikuraho ibyaha. Rero umuntu ni umunyabyaha ku buryo no kuvuga ngo mbabarira ibyo bintu bitamuvanaho icyaha, ahubwo kubera ubunyabyaha bwe yishyiriyeho n'inzira z'uko byagenda gute, z'uko yakizwa, z'uko Imana yamubabarira. Yishakira uburyo yakizwa, yishakira uburyo bwo gukizwa, yishakira ndetse ukumva umuntu yavuze ngo njye nzakora imirimo myiza. Imirimo myiza si igitambo cy'ibyaha, ibyo bintu mubimenye. Rero kugira ngo turusheho kumva iyi Mana twacumuyeho iyo ariyo, reka tumanze twumva Imana iyo ariyo. Tumaze tureba amarangakamere y'Imana, ntabwo tuza kuyareba yose cyangwa se character z'Imana, ahubwo turareba nkeya. Reka turebe kwera kw'Imana. Imana irera, muri yo nta mwijima ubamo, niko ibyanditswe byabivuga. Reka dusome mu rwandiko rwa Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere umurongo wa 5. Reka turebe urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 5. Haravuga ngo ubu ni bwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukababwira yuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima. Reka nsubiremo. Ubu ni bwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira. Hejuru aba yavuze Kristo, umwana w'Imana kandi akaba Imana, ngo ubu ni bwo butumwa twumvise buvuye kuri we, ngo tukabubabwira, kandi Kristo ahamya iby'ukuri. Rero ubutumwa Kristo yavuze ngo nuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Ngo Imana ni umucyo kandi ngo muri yo nta mwijima na muke ubamo. Bivuze yuko Imana yera, muri yo nta cyaha na kimwe kirimo. Imana irera. Ikindi nuko Imana itajya ishukwa n'icyaha cyangwa se nyine igire umuntu icyoheje. Kuburyo twavuga ngo Imana ngo yanshutse, ngo niyo yanshutse ngo gukora ibi ngibi. Oya, reka dusome muri Yakobo, igice cya mbere, Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13. Aravuga ngo umuntu niyoshywa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo yanyoheje, niyinyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Imana rero muri yo nta mwijima na muke ubamo, kuko irera rwose, ndetse nta nubwo bishoboka yuko yoshywa n'icyaha, yoshywa n'umwijima n'imirimo y'umwijima, ngo cyangwa nayo igire uwo ibyohesha. Rero Imana irera ku buryo n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Reka turebe icyo Bibiliya ivuga, dukomeze kandi twumva iyo Mana izacira abantu iteka ku bantu bose bakoze ibyaha. Muri Yobu umurongo wa 4, Yobu igice cya 4 umurongo wa 17 kugera kuri 18. Haravuga ngo mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Mbese umuntu yarusha umuremyi we kubonera? Dore ntabwo yiringira abagaragu bayo, n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Ibyo bintu ntabwo bishoboka ko umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka. Mbese umuntu yarusha umuremyi we kubonera? Dore ntabwo yiringira abagaragu bayo, n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Rero abantu bose bari kunyumva bumva iki kintu yuko Imana ikiranuka ku kigero cy'uko n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Hariho ibibazo dusomye bivuga ngo mbese umuntu yabasha gukiranuka kuruta Imana? Kuba umuntu atabasha gukiranuka kuruta Imana
iyo ni inkuru mbi ku bantu yerekana yuko umuntu yakoze ibyaha agomba kurimburwa. Reka dusome no muri Yobu igice cya 25 turebe uburyo kwera kw'Imana ukwezi n'inyenyeri bitamurika. Muri iyo 25 umurongo wa 4 kugera kuri 6 haravuga ngo umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana, cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Dore ndetse n'ukwezi nikumurika n'inyenyeri ntabwo ziboneye mu maso yayo. Rero ko n'ukwera kw'Imana ku buryo inyenyeri nyine zitamurika n'ukwezi kutamurika imbere yayo, kandi yuko umuntu atabasha kuba umukiranutsi imbere y'Imana. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ntabwo umuntu mirimo ye ku muntu uwo ari we ntabwo ashobora kuba umukiranutsi imbere y'Imana. Rero ibyo bintu bigaragaza yuko umuntu ari mu kibazo gikomeye, kuko kudakiranuka nk'Imana bingana no gukora ibyaha, bingana no kwica amategeko yose, bingana no kuba umunyabyaha rwimbi. Ikindi, Imana ntabwo ibera. Imana igira ubutabera ndetse ica imanza zitabera, kuko ibyanditswe bivuga yuko imfatiro z'intebe y'Imana ngo ni uguca imanza zitabera. Reka turebe muri Nahumu igice cya 1 umurongo wa 2 turebe uburyo Uwiteka nyine reactinga ku banzi be, cyangwa yitwara ku banzi be nyine mu buryo bwo guca n'imanza zitabera, ku buryo akurikirana ngo umunyabyaha. Nahumu igice cya 1 umurongo wa 2 kugera kuri 3 aravuga ngo Uwiteka ni Imana ifuha kandi irahora. Uwiteka arahora kandi agira uburakari bwinshi. Uwiteka ahora ababisha be kandi abanzi be ababicira umujinya. Uwiteka ntiyihutira kurakara, afite ububasha bwinshi kandi ntabwo yatsindishiriza utsinzwe n'urubanza. Ubwo ni ubutabera bw'Imana, ku buryo idashobora gufata umuntu utsinzwe n'urubanza ngo ihite imubwira ngo ngaho igendere. Reka turebe nanone ku murongo wa 8 aravuga ngo Inineve azahamarisha umwuzure w'amazi menshi kandi abanzi be azabakurikirana no mu mwijima. Bivuze yuko nta hantu na hamwe ushobora kwihisha Imana mu gihe nyine wakoze ibyaha, kuko igihano cy'ibyaha ni urupfu, kandi Imana ica imanza zitabera. Ntabwo ijya ibera ku buryo yafata umuntu watsinzwe n'urubanza ngo imutsindishirize. Kandi ikindi nanone, Imana ni urukundo. Tubona byanditswe byera hagaragaza yuko nyine Imana ari urukundo, ndetse yagaragaje urukundo rwayo ngo igihe yadupfiraga tukiri abanyabyaha, igihe Kristo yazaga, mu Baroma 5:8. Ndetse no muri Yohana 10:16 tubona ibyanditswe bivuga yuko nyine ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ibyo bintu ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Rero ibyo bintu nanone bigaragaza urukundo rw'Imana rwinshi cyane, ku buryo nyine rusumba kure ibyaha by'abantu, ku buryo byatumye itanga umwana wayo. Ikindi ni uko Imana igira imbabazi zihoraho iteka ryose. Kandi nyine mu ngoma za mbere igice cya 16 umurongo wa 34 niho tubona yuko nyine Imana igira imbabazi, ndetse imbabazi zayo ngo zihoraho iteka ryose. Ndetse Imana ubwayo yihamya yuko igira ngo imbabazi nyinshi cyane. Ibyo twabisanga mu Kuva 34 umurongo wa 6 kugeza kuri 7, aho nyine Imana yabwiraga Mose imubwira yuko nyine ari Imana y'inyembabazi nyinshi cyane. Ikindi kintu gikomeye ni uko Imana nyine igira umujinya. Rwose ikintu mukimenye, Imana igira umujinya, kuko Uwiteka avuga ngo umunyangeso mbi ntazabana nawe. Ntago ijya ibana nyine n'umunyangeso mbi. Ntago Imana mu ijuru azajya abanyangeso mbi. Ikindi, kubera kugomera Imana kw'abantu, Imana izabarimbuza umujinya wayo. Hari abantu nyine bajya bavuga yuko ngo Imana ngo nta mujinya igira, ku buryo ubwira umuntu ngo Imana igira umujinya ngo izarimbuza abantu umujinya wayo, umuntu akahita avuga ngo oya, ngo iyo Mana ngo ntabwo ariyo muri Bibiliya. Rero ibyo biratandukanye cyane, kuko ahubwo Imana yo muri Bibiliya igira umujinya, kuko izahanisha
abantu bose bakoze ibyaha umujinya, nk'uko tubibona mu Byahishuwe igice cya 4 umurongo wa 10. Uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Rero ibyo bintu bigaragaza yuko Imana igira umujinya ndetse izarimbuza abantu umujinya. Iri ni rimwe mu marangakamere y'Imana kandi ni ukuri. Iyi niyo Mana twizera kuko niyo Mana yo mu byanditswe. Niyo Mana izarimbuza abantu umujinya wayo ndetse mwinshi cyane ngo udafunguwemo n'amazi na make. Ntago ari umujinya ufunguwe, ni umujinya w'Imana ndetse umujinya udafunguwe izarimbuza abantu bose, inkozi z'ibibi zose, abanyabyaha. Abaroma igice cya 1 umurongo wa 18 haravuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru kandi ngo ubyukirijwe abantu bose ngo bashikamiza gukiranirwa kwabo, bakagushikamiza ukuri. Ntibumvire ukuri ahubwo bakumvira ikinyoma, ntibahitemo ukuri ahubwo bagahitamo ikinyoma, ntibashaka Imana ahubwo bakayoba, bakayihunga, bakanga gukora ibyo ishaka, ko banga banayisuzugura, bakanga gukora amategeko yayo. Uko ni ukwigomeka ku Mana. Rero umujinya w'Imana uhishurwa ngo uva mu ijuru ubyukirijwe ubugome, ndetse uyu mujinya n'umwe udafunguwe twari tumaze kubona. Rero ikigaragara ni uko ibyanditswe byabivuga yuko umujinya w'Imana uri ku banyabyaha. Rero dusabwa iki ngo dukizwe uyu mujinya w'Imana, cyangwa se ni iki dusabwa kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana? Abantu benshi bajya bibeshya kuri iki kintu, ikintu umuntu asabwa kugira ngo yinjire mu bwami bw'Imana, ku buryo iyo umuntu acyumvise nabi yumva ijuru rikorerwa, ku buryo usanga umuntu avuga ngo reka nkore ngo naka ngo Imana ngo Mana ngo uzakanyibukireho ngo kugira ngo uzanjyane mu ijuru. Ibyo ni ubupfu bukomeye, ni ubunyabyaha. Bibiliya ivuga yuko reka turebe ikintu dusabwa maze turebe nimba hari ikintu twakora kugira ngo tubone icyo kintu. Muri Matayo 5:20 aravuga ngo kandi ababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aba bari abantu, abanditsi n'abafarisayo bagira ingeso nziza, bagenda bafite amategeko y'Imana, baharanira gukurikiza amategeko y'Imana, ariko bigaragaza yuko nta muntu n'umwe niyo wabiharanira udashobora gukurikiza amategeko y'Imana cyangwa udashobora kwikiza ku bwawe. Niyo wabikoresha agahinda rwose n'amarira adashira, ngo ibyo bintu ntago byabasha kugucungura. Rero Yesu ari kubabwira ngo ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, ntabwo muzinjira mu bwami bw'Imana. Rero dusabwa gukiranuka kuruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, nyine kuruta uko umuntu yakorera kugira ngo ajye mu ijuru. Rero gukiranuka kuruta uko abanditsi n'uko abafarisayo ni ukwiye gukiranuka. Bibiliya muri iki gice cya Matayo 5 umurongo wa 48 aratubwira ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Rero umuntu agomba kuba akiranutse nk'uko Data wo mu ijuru akiranuka. Tugomba rwose kuba dukiranutse nk'uko Imana ikiranuka kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana. Umuntu udakiranuka kuko Imana ikiranuka, biriya byose twabonye uburyo Imana yera muri hatarimo umwijima na muke, uwo muntu nta udafite gukiranuka nk'uko Imana ntago azingera ajya mu ijuru. Impamvu si uko mbivuze nuko ibyanditswe byera bibitubwiye. Rero dusabwa kuba twarakurikije ibyanditswe. Ikindi kintu dusabwa ni uko twagombye kuba twarakurikije ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko. Reka ibi bintu bisubiremo neza. Hari abantu bibwira ko bakurikiza amategeko. Katurebe mu Bagalati igice cya 3 umurongo wa 10. Ikindi kintu dusabwa kugira ngo tube twajya mu ijuru nuko haravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko ngo bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore.
abantu bose biringira yuko bazajya mu ijuru kubera amategeko, abantu ngo ni ibivume. Impamvu ari ibivume ni iyi ngiyi, ni uko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko. Ntabwo ari ibyanditswe mu gice cya 20 cyo mu Kuva cyangwa ikindi gice umuntu ashobora kwifata ngo yango ngenda akurikiza ibi ngibi kugira ngo nzajye mu ijuru. Ni ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko, ntabwo ari ibyanditswe mu gice. Niyo mpamvu umuntu adashobora gukiranuka nk'Imana. Umuntu wese rwose wiringira ko ashobora gukora imirimo myiza, uwo muntu afite umwenda wo gukurikiza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose. Rero Pawulo ahita avuga ngo uwo muntu ni ikivume, kuko ibyo bintu bidashoboka. Ikintu kigaragara ni uko ntacyo umuntu yakora ngo abone uku gukiranuka kw'Imana cyangwa se uku kwera kw'Imana. Niyo mpamvu ijuru ridakorerwa, bavandimwe. Niyo mpamvu ijuru ridakorerwa, kuko ntacyo wakora ngo uhabwe ijuru. Reka turebe muri Matayo 19, turebe mirongo ya nyuma 25 na 26. Umuntu yari yabajije ikibazo cyo gukorera ijuru ku murongo wa 16, Matayo 19:16, ngo ni uko umuntu azaho ari, aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Niyo kuvuga ngo mbwira ibintu nkora, mwigisha mwiza, mbwira ibintu nakora kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Uyu muntu Yesu yahise amuhereza amategeko. Akimuhereza amategeko ahita amunanira. Nimusoma iki gice muraza kubibona, guhera ku murongo wa 19 kugeza kuri 26 bita bimunanira. Ariko reka mvuge ku mirongo ya nyuma kuri conclusion y'iki kibazo. Umuntu yabajije ngo nkore iki cyiza, niyo ngo ngewe ndashaka gukorera ijuru, mbwira ibyo nakora kugira ngo mpabwe ijuru. 25 avuga ngo abigishwa babyumvise barumirwa cyane, batubwo bimeze bityo nirishobora gukizwa. Yesu arabitegereza ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Mwumvise ikibazo neza, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Ninde ubwo wakizwa nimba bimeze gutyo? Yesu arabasubiza ati, arabitegereza ngo arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu. Ni biki bidashobokera abantu? Ni iki barebaje gukizwa? Ntabwo gukizwa bishobokera abantu. Bivuze nta n'umuntu wakwirisha ashaka gukizwa. Ngo ngereka nkora ibi bintu nk'ibi ngibi uyu musore yari yabajije kugira ngo nkizwe. Bavandimwe, gukizwa ntago ubugingo buhoraho cyangwa se ijuru rikorerwa, ariko ku Mana byose bigize gute? Birashoboka. Rero impamvu ku Mana byose bishoboka niyo tugiye kureba impamvu Bibiliya itubwira muri Yohana 3:16 yuko ngo Imana yakunze ngo abari mu isi cyane igatanga umwana wayo Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Tugiye kureba inzira Imana yabikozemo ku buryo noneho bishoboka ko umuntu yajya mu ijuru. Ubwo bivuze yuko niyo nzira yonyine bishoboka yuko umuntu abona ubugingo buhoraho. Rero uyu Kristo waje kupfira ibyaha byacu, Kristo ubwe ni Imana. Ibintu byumve neza, Kristo ni Imana nkuko tubibona muri Yohana 1 igice cya 1 kugera kuri 3. Kandi Kristo yicishije bugufi, yambara ndetse umubiri. Mu Bafilipi igice cya 2 guhera ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 8 hagaragaza yuko nyine Kristo cyangwa se Imana yicishije bugufi ikava mu ijuru ikaza mu isi ikambara umubiri kugira ngo ibone uko icungura abantu bambaye umubiri ndetse b'abanyabyaha. Ikindi ni uko uyu Kristo, iyi Mana yambaye umubiri, itigeze ikora icyaha. Ntabwo Kristo yigeze akora icyaha, nubwo ngo yageragejwe mu buryo bwose, nkuko mu Baheburayo igice cya 4 ku murongo wa 15 habivuga. Ntabwo yigeze akora icyaha. Ikindi, Kristo niwe gitambo cy'ibyaha Imana yishimiye. Ibi bintu mubyumve, Kristo ni igitambo niba hariho igitambo ku isi cy'ibyaha by'umuntu ni Kristo, nta kindi. Kuko Imana itambirwa icyo gitambo cyangwa Imana ihana icyo cyaha, kandi Imana nyiri iryo juru tuzajyamo, dushaka kujyamo, nyiri ubwo bugingo buhoraho, nyiri uko gukiranuka, niyo igena uburyo umuntu ajya mu ijuru. Niyo yatanze igitambo cy'ibyaha kubera urukundo ikunda abantu. Rero Kristo, reka nsome guhera ku murongo wa 9 ngerega ntibishoboka ko amapfizi, Abaheburayo 10:4 kugera ku 9,
erega ntibishoboka ko amaraso y'abapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Kristo Yesu yazaga, ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwashimye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Reka tujye ku murongo wa 8. Amaze kuvuga ibyo, ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo ngo bitambwa nk'uko amategeko yategetse, ahera ko aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Imana igeze yishimira ngo ibitambo by'ibyaha byagiye bitanga ibitambo byokeje nk'uko byagiye bitambwa ndetse nk'uko amategeko yabitegekaga, ahubwo ibyo byasuraga Kristo wagombaga kuza igitambo kimwe ku isi, guhera isi yaremwa, igitambo kimwe cy'ibyaha Imana yishimiye. Rero reka turebe impamvu nyine Kristo amaze kuba icyo gitambo avuze ngo ndaje data. Kuki Kristo yapfuye ku musaraba? Ku musaraba Imana yamushyizeho ibyaha byacu. Niko muri Yesaya havuga, reka masome 53 guhera kuri 5 kugera kuri 5, havuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayibye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Ikintu cyabereye ku musaraba ntago ari uko ntago bigarukira ngo Yesu bamukubise imisumari, ngo Yesu yari ameze gutya, oya. Ahubwo ikintu cyabaye ku musaraba, ndetse impamvu yo kuza kwa Kristo ni ukubera urukundo rw'Imana yadukunze igatuma itanga umwana w'ikinege kugira ngo nitumwizera tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Rero Kristo impamvu tumwizera kugira ngo tutarimbuka bishingiye ku mpamvu yatumye Yesu apfa. Rero impamvu yatumye Yesu apfa cyangwa cyabereye ku musaraba, ngo ibicumuro byacu, ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ngo yashenjaguriwe ngo gukiranirwa kwacu. Ni ukuvuga ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, ibyo ngibyo nibyo byashyizwe kuri Yesu, ngo igihano ngo kiduhesha amahoro ngo cyari kuri we. Reka mbabwire yuko nta mahoro dufite ku Mana iyo umuntu ari gutekereza yuko ashobora gupfa akarimbuka. Nta mahoro aba afite ku Mana. Mu gihe umuntu aba atekereza avuga ngo nindyama ndahita mvuga ngo Mana babarira ibyaha byanjye byose, cyangwa ninjya gupfa ngo nzahita mvuga ngo Mana babarira ibyaha byanjye byose, nta mahoro ufite ku Mana. Iryo jambo twabonye yuko atari ryo rituma umuntu ababarirwa. Ahubwo mwumve iki ngiki nicyo cyatumye Kristo apfa. Yafashe ibyo byaha byacu byose, ingaruka yabyo ari ugupfa. Imana ibimushyiraho ku musaraba, ngo twese twayibye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Muri bya ntagatifu baravuga ngo amushyiraho ububi bwacu bwose. Rero Imana yashyize kuri Kristo ububi bwacu bwose, ibyaha byacu byose, ibyo Imana ari kuzaduhanira. Iki kintu mucyumve, ibyaha Imana ari kuzaduhanira ku munsi w'imperuka, kuko Kristo yafashe igihano cyacu. Bivuze yuko Imana ibyo byaha ari kuzaduhanira nibyo yashyize kuri Kristo kugira ngo imuhanire igihano yagombaga kuduhanira ku munsi w'imperuka. Rero ibyo byaha nibyo Kristo, icyo nicyo cyabaye kuri Kristo ku musaraba. Arapfa, apfa mu cyimbo cyacu, kandi rwose yagombaga gupfa kubera ibihembo by'ibyaha ni urupfu rwose, kuko umuntu ni umunyabyaha. Rero Imana yamushyizeho ibyo byaha byatumaga tugira igihano ari rwo rupfu rw'iteka, byatumaga twumva ko tuzarimbuka. Imana ibishyira kuri Kristo kugira ngo abe ari wihana, ihindura aho ibihanira. Ni ukuvuga Imana yarakiranutse, ica n'imanza zitabera, igaragaza n'urukundo rwayo. Igihe kimwe yagaragaje urukundo rwayo ubwo itigeze iduhanira ibyaha byacu ngo ibihanire muri twe. Hanyuma igaragaza gukiranuka kwayo ndetse n'ubutabera bwayo, itareka icyaha ngo kigende, ahubwo icyaha cyacu rwose yaragihannye. Ntabwo rero Kristo yaducikishije nyine bimere nk'aho umuntu aducikishije, ahubwo Kristo yaraducunguye. Nubwo yatuvanye mu mwanya twagombaga kuba turimo, hanyuma aguma mu mwanya wacu araducungura, apfa mu cyimbo cyacu. Ntabwo ari ukuducikisha ngo adufate ngo atujyane ngo nawe agende, oya, ahubwo Kristo yagiye mu mwanya wacu araducungura, twe turagenda, maze we
arapfa mu cyimbo cyacu, Imana ndetse imushyizeho inabimubazeho ibyaha byacu byose. Rero yagombaga gupfa kubera igihano cy'ibyaha ni urupfu. Ariko ibyanditswe byabitubwira yuko ku munsi wa gatatu Kristo yazutse. Kristo yarazutse. Kuki Kristo yazutse? Ibyanditswe byabitubwira yuko ngo Kristo yazutse kugira ngo dutsindishirizwe. Muri Baroma 4:25. Bivuze yuko nimba yarazutse kugira ngo dutsindishirizwe, iyo Kristo atazuka ntabwo twagombaga gutsindishirizwa. Abakolosayi igice cya 2:13 avuga yuko Yesu yazutse kugira ngo tubabarirwe ngo ibyaha byacu byose. Ni ibyaha byacu byose, ntabwo ari ibyaha by'igice kimwe, kuko igihano yahaniwe ni igihano nari kuzafata. Rero nimba ari igihano nari kuzafata ku mperuka y'ibihe, Kristo icyo gihano nicyo Imana yamuhaye imaze kumushyiraho ibyaha byanjye byose kugira ngo mbabarirwe kandi ibyaha byanjye byose nanone. Rero iyo Kristo atazuka, ukuntu byari kugenda, nta muntu wari kubabarirwa ibyaha. Impamvu ni iyi ngiyi: kuzuka kwa Kristo byerekanye yuko Imana yanyuzwe no guhana ibyaha byacu nako munyihanganire byagaragaje yuko Imana yanyuzwe no guhanira ibyaha byacu muri Kristo, kuko ni nayo ubwayo yamuzuye. mu Befeso igice cya 1 kirangira niko bavuga ngo Imana yaramuzuye. Rero imaze kumuzura, yahamije yuko irangije guhanira ibyaha byacu, inyuzwe no guhanira ibyaha byacu rwose yashyize muri Kristo. Ibyo yari kuzaduhanira, ibyo yanyuzwe no kubihanira muri Kristo, ibyemeza imuzura. Biyo bivuze yuko umuntu wese wizera Kristo ababarirwa ibyaha bye byose. Rero ni gute umuntu ahabwa uku gukiranuka kw'Imana tumaze kubona? Ni gute kugira ngo nyine abone ubugingo buhoraho? Ni gute umuntu yahabwa gukiranuka kw'Imana niba Kristo yarapfiriye ibyaha byanjye byose? Ese ngene n'iryamire nyine nyavuga ngo yarabipfiriye byo byose? Reka tureke ibyanditswe byabivuga. Muri Yesaya 53:11 haravuga ngo nyine hagaragaza uburyo kwizera nyine ubutumwa bwiza bituma umuntu ahabwa uku gukiranuka. Kwizera muri Yesaya 53:11 haravuga ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze, ngo kandi umugaragu wanjye ukiranuka ngo azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi ngo azishyiraho gukiranirwa kwabo. Bivuze iki? Bivuze yuko umuntu namenya, ngo benshi bazahabwa gukiranuka no kumenya. Nuhura bazaheshwa gukiranuka nuko bamenye. Mu Baheburayo 11:1 iyo turi gusoma kwizera icyo ari cyo, baravuga ngo kwizera ngo ni ukumenya. Ntabwo kwizera gukiza umuntu ari ukwizera gushingiye mu kirere. Ubaza umuntu ngo nizeye Yesu, wamaza ngo ubutumwa bwiza ni iki? Avuga ngo ntabwo nzi, ngo ngiye icyo nzi nuko nizera Yesu. Ubwo kwizera ntabwo gukiza umuntu. Kwizera ni ukumenya. Dukizwa no kumenya ibyo Kristo yakoze ku musaraba ku bwacu, ndetse tukamenya yuko twe ntacyo twari dukwiriye gukora, ko ijuru ridashakishwa, ahubwo kubw'urukundo rw'Imana gusa bishingiye ku buntu yatugiriye. Nyine mu kumenya no kwizera icyo Kristo yakoze bituma duhabwa ku gukiranuka kw'Imana. Ikindi ni uko muri Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5:11 hagaragaza yuko ngo umuntu wese wizeye Kristo ahabwa ubugingo buhoraho. Ahabwa ubugingo buhoraho. Cyangwa se Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:13, Yohana aravuga ngo ndabandikiye mwebwe abizeye izina ry'Umwana w'Imana, kugira ngo mumenye ibyo bintu, mubimenye ko bifite ubugingo buhoraho. Rero umuntu amenya ko afite ubugingo buhoraho akiri ku isi. Umuntu akagenda azi ko afite ubugingo buhoraho, akiga azi ko afite ubugingo buhoraho. Ataravuga ngo bimeze nka betting, ngo tuzaba tureba. Umuntu uzaba areba nyine azabibona ibyo Imana izakorera abanyabyaha. Ariko umuntu wese wizeye Kristo, uwo muntu ntabwo avuga ngo nzaba ndeba, ahubwo avuga ngo ntegereje kugaruka kwa Kristo ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Ndetse ni nayo mpamvu Kristo yapfuye, nayo mpamvu Imana yamuhinduye icyaha. Mu Bakorinto 2:5-21 haravuga ngo muri Kristo honyine gusa, kandi gusa niho tubona gukiranuka kw'Imana, ntabwo ari ahandi hantu, ni muri Kristo gusa. Icyanditswe kiravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo
muri we, muri Kristo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ni muri Kristo honyine duhinduka gukiranuka kw'Imana, ntago ari ahandi, ntago ari mu mirimo, ntago ari ahandi, ni muri Kristo. Rero mu gihe ari muri Kristo gusa, umuntu utari muri Kristo, utizera icyo Kristo yakoze ku musaraba, azarimbuka. Impamvu azarimbuka nuko ari umunyabyaha imbere y'Imana, adafite gukiranuka kw'Imana, kandi dusabwa gukiranuka kw'Imana kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Rero Imana kubera twe tutashobora gukora ngo tubone ubugingo buhoraho, kubw'urukundo rwayo yashyizeho inzira imwe, ariyo Yesu Kristo, kugira ngo tubone uku gukiranuka kwayo. Rero bavandimwe, gukiranuka kw'Imana guheshwa no kwizera gusa. Reka nsome uyu murongo wa nyuma mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16. Hari indi mirongo myinshi cyane muri Bibiliya ivuga yuko dukizwa kubwo kwizera gusa icyo Kristo yakoze. Reka nsome uyu murongo wa nyuma, Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 na 17, aravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo mu butumwa bwiza, ubu tumaze kumva ibyo Kristo yakoze kugira ngo tumweze tubone ubugingo buhoraho, ngo muri bwo ni namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, ngo guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Ni ukwizera konyine, ni ukwizera konyine, kuko ngo nk'uko ngo byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Gukiranuka kw'Imana kuri muri ubu butumwa bwiza tuguhabwa iyo twizeye icyo Kristo yakoze ku musaraba. Rero ntago ari kubw'imirimo bavandimwe, ko Abefeso 2:8 kugera ku 9 avuga ngo mwakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, ngo ko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Umuntu wese wizera Kristo Yesu aba ari muri Kristo Yesu, ndetse muri Kristo Yesu Imana yashyizemo imirimo tukwiriye kugenderamo. Ni imirimo yo kwizera, ni imirimo yo kwizera ubutumwa bwiza, ni imirimo ishingiye ku butumwa bwiza, niyo tugenderamo muri Kristo. Rero umuntu utizera ubutumwa bwiza ntago agendera muri Kristo, ndetse azarimbuka. Rero Kristo niwe nzira yonyine n'ukuri itugeza ku Mana, nta yindi nzira, kuko nta rindi zina twahawe gukirizwamo munsi y'ijuru ngo uretse izina rya Kristo ryonyine. Rero bavandimwe, ndabahamagarira abantu batarizera ubu butumwa bwiza bwa Kristo, yuko umujinya w'Imana uri kuri bo, hanyuma bahungire umujinya w'Imana muri icyo gitare ari cyo Kristo Yesu, kugira ngo bahunge umujinya uzatera ukarya abanzi b'Imana, ukabarimbura rwose bavandimwe. Rero umuntu wese wizera ubutumwa bwiza ahabwa ubugingo buhoraho, ndetse agirwa umwana w'Imana, ntago azarimbuka by'iteka ryose, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Rero mwihane, mwizere ubutumwa bwiza, kandi ababwizeye turusheho gukurira muri bwo, turusheho kubukunda, turusheho kurushaho kubwumva. Dusaba Umwami kugira ngo tumenye ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye Mwami ko watanze Kristo mu cyimbo cyacu kugira ngo apfe Mwami, atubere impongano y'ibyaha byacu Mwami. Ubwo twagombaga gupfa, ubwo twagombaga kurimbuka, nta kintu na kimwe cyari kudukiza Mwami Imana. Agahinda kacu Mwami, amarira yacu Mwami, ibyo twakorana umwete byose Mwami, ngo turira cyane, ibyo ngo ntago byashobora kudukiza Mwami, ibyo ngo ntago byashobora kudukiza Mwami, keretse Kristo wenyine watanze, keretse icyo gitare, keretse Kristo wapfiriye ibyaha byacu, kugira ngo nitumwizera Mwami tubarweho ko twapfuye igihe yapfaga, maze Mwami ngo tukazukana nawe, maze tugahabwa ubwiza, tugahabwa Mwami gukiranuka kwawe, tukaba dutegereje ubwiza Mwami. Habwa icyubahiro Nyiringabo Imana ko utubaraho gukiranuka kwawe, nkuko mu Baroma 4 babivuga Mwami, ngo wahirwa Mwami Imana uwo utazabaraho ibicumuro bye, maze ibyaha bye ngo bigatwikirwa. Nukuri turagushimiye ko watwikiriye ibyaha byacu, suko turi abantu b'abaziranenge mu mirimo yacu, ahubwo turi abanyabyaha Mwami. Ariko turagushimiye ko watwikiriye ngo ibyaha byacu Mwami, maze Mwami ukatubabarira icyo n'ikibi cyawe iteka ryose, ku bwa Kristo inzira yonyine Mwami itugeza mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo nsabira abantu bose batarizera Mwami, kugira ngo ubahishurire ubutumwa bwiza Mwami. Ntago babwumva badabuhishuriwe, ko ibyanditswe byabitubwira
yuko mwaba Imana ibi ngibi kubarimbuka ari ubupfu. Turakwinginze ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, urusheho kuduhishurira byimbitse ubutumwa bwiza. Mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen.